Reka tubahe ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Aka kanya tuvugana u Rwanda rumaze guteguza izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ni ukuvuga ngo iri tangazo risohotse mu kanya ni mu biganiro Minisitiri w'Intebe amaze kugirana n'abanyamakuru. Minisitiri w'Intebe bamwita Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko intambara iri kubera muri Iran iyi ngiyi izagira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, haba mu byo bwohereza mu mahanga n'ibyo rutumiza mu mahanga kubera izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, kandi ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kwiyongera. Mu magambo ye yasobanuye ko abanyarwanda bakwiye kwitegura ko hazabaho impinduka, ariko ko badakwiye gukangarana cyangwa se kugira ubwoba nyine ku rwego rwo hejuru. Mu magambo ye yagize ati tugomba kwitegura ariko tudakangaranye. Gukangarana ni Ikinyarwanda. Yakomeje agira ati kiriya kibazo kiri kugira ingaruka mu buhahirane mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi. Ibi ngibi bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga, cyane cyane ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli na gazi. Yasobanuye ko ku Rwanda iyi ntambara iri kugira ingaruka ku Rwanda ku buryo bubiri. Burimo kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa zirimo n'ibyoherezwaga muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Uburyo bwa kabiri yavuze ni ubujyanye n'ibyo rutumiza mu mahanga, aho ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga, bityo no mu Rwanda bitazabura kuzamuka. Mu magambo ye yagize ati izo ni ingaruka turi kubona zishobora kuzaba ku bukungu bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, aho biteganyijwe ko bizava kuri 3.3% ku ijana bikamanuka bikagera kuri 2.7% ku ijana. Ibi ngibi bizagira ingaruka kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko mu Rwanda. Ibi ngibi bisobanuye ko kandi bizagira ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Yagize ati tugomba kwitegura rero ariko tudakangaranye. Yagaragaje ko abanyarwanda bakwiye kubyitwaramo neza, basaba kumva ko ubufatanye ari bwo bukenewe muri iki gihe tugezemo. Yakomeje agira ati ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu bushingiye ku bufatanye bwacu twese. Tukaba dusaba abanyarwanda rero gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli dufite, harimo no kuba ingendo zimwe zitari ngombwa twazihagarika, cyangwa se tukaba twatangira kwitabira kugenda mu mabisi rusange. Yakomeje asaba abacuruzi kutazamura ibiciro ku buryo budafite ishingiro, kubera ko abantu benshi iyo bumvise ngo ibiciro bya esansi byazamutse n'ibicuruzwa bitandukanye bahita batangira kuzamura ibiciro ku isoko. Yavuze ko n'abaturage nabo basaba kwibanda ku kugura ibikoresho bikorerwa mu gihugu mindani. Yasobanuye ko kandi mu minsi ishize intambara yo muri Iran itangiye, aho kuri ubu ngubu imaze iminsi 34, ntacyo u Rwanda rwigeze ruhindura ku biciro byari bisanzwe, kandi mbere y'uko itangira akagunguru ka lisansi kaguraga $70, ariko ubu ngubu kamaze kugera ku $111.
yerekanye ko kandi nubwo bimwe mu bihugu biri guhura n'ikibazo cyo kubura ibikomoka kuri peteroli, u Rwanda rufite ububiko buhagije bwarufasha nibura mu gihe cy'amezi 6. Yashimangiye ko kandi kuzamura ibiciro bigamije gufasha abacuruzi kubasha kurangura kugira ngo hirindwe ko mu gihe intambara yakomeza igihugu cyahura n'ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo kubona ibikomoka kuri peteroli bihagije. Ku wa 4 Werurwe 2026 ni muri uyu mwaka nibwo u Rwanda rwashyizeho ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli, aho urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko litiro ya lisansi byibuze yagumye ku mafaranga 1989 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu yageze ku 1948 by'amafaranga y'u Rwanda. Mbibutse ko ibingibi byose tubagejejeho ni bimaze gutangazwa mu nama Minisitiri w'Intebe bamwita Dr Justin Nsengiyumva amaze kugeza ku banyamakuru. Iyi nama yari yitabiriwe n'abaminisitiri batandukanye bari bitabiriye iki kiganiro nyine Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yagiranye n'abanyamakuru. Ndabashimiye cyane, mwibutsa gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.